hanyuma ko wari wasabwe kwitaba uri kumwe na Cece imuzane. Erega uyu ni boss wanjye rero mba ntabwo nari buza atampaye uburenganzira. Bivuze ko wari watumye umukozi watitaba inzego z'umutekano. Cyo nacyo ni ikindi cyaha cyongera kuri ibi ngibi. Yewe ibishoboka byose mu binshinja Imana nizongera umwere yonyene. Sebro cyashakisha umutuzo mu biyobyabwenge. Shahura n'iki se ko byaraneye kuva. Nsigaye nisomera umunsi ku munsi. Ariko ntabwo wagakwiye kuguma gutyo bro. Bikomeza gukora ibintu bikwangiriza ubuzima. Ega muvandi nanjye siki. Nibikomeye nasigiye n'ingirwa mukunzi yanjye. Yaraneye kubyikuramo. Ariko muri iyi minsi nzi ko muri gusubirana kuko nzi neza ko hafi yagarutse. Fasi y'umuntu yatangiye kwangirika mu mutwe ugira ngo hari bitangira abagifite. Njye mbona byararangiye. Garve ndetse gato. Icyo kumbwira ko ubu ngubu nta rutangira nimufite. Musaza nkubwije ukuri. Sigaye n'ubu nshaka kurya abana gusa kurusha kubakunda. Sinakubeshya rwose. Nese bro ugeze mu mibare cyangwa itabi? Urebye kuva natangiye akazi cyangwa wariretse burundu. Ubu simbiheruka pe. None byari byiza uretse n'abana kuko nta kintu mbona cyiza bakugeza. Sinkubeshye ubu nahinduye mayindi. Ubu ngubu ngize umukobwa ntera inda yaba ari umwe byaba birangiye sinazijya nshaka kuvuga. Stress z'abagore nambiretse kabisa. Niyo gahunda kamubwiza ukuri icyo gitekerezo ni kibi cyane ku muntu ufite amafaranga nawe. Bro nkubwije ukuri ubuzima bwiza no gutekereza neza. Nakubeshya usinyitekereza neza. Umuntu ufite masters warize neza ufite n'akazi keza akora ntabwo ugitekereza neza. Ekuswa mani iyo nawe byakubaho. Sorry Cece bisanze gereza rwose ihangana. Gusa urakoze kuko nari ndi kubona nanjye bansigaranye pe. Yewe nta kundi nabyakiriye gusa ndakeka Peter cyane. Ngo Peter se Peter uramukeka ikiranzanga koko mbona ntazibye. Peter ari kafari miliyoni 3 ngo abashe kumbwira uwishe gugo. Barazimuhaye se? Ariko se nanone Peter ababizi. Yewe nubwo nagize guhuzagurika simenye umbwiza ukuri numbesha umwe akambwira ngo ari muri Uganda undi nawe ngo yarapfuye. Ufite record ya Peter kandi ntaho yushobora guhera bihakana. Uravuze ngo ufite record itavuga ko azuwishe gugo? None se telefone yawe iri? Telefone rero nayisize mu rugo ari nari kuyizana polisi kumbiriza noneho bagakurikirana Peter je bakandekura. Ariko urumva nyine iri mu rugo. None se nari uko bimeze ahubwo wandangiye ahantu iri yewe nkazajya kuyikuzanira noneho ukavumbisha ayo majwi ukareba ko banakurekura. Rero telefone uzayibona na Gaju. Ikindi ubabwire ko ngihumeka hanyuma uzumenyera abakozi n'akazi. Ese ubundi harya password ya telefone yawe ni kangahe? Ni nayikubwirira kumarira iki? Password nta nubwo ikenewe. Erega ni ngombwa kuko nshobora no kugera ngasanga wenda nta muriro urimo nkakenera kuyisharja rero numva ko ni ngombwa. Nimba ari ushaka rero ni Cece 1 2 3 zoyinzanira. Ni password yawe.
ko mbona si yashishikaye wandika ibyo ni ibiki? Umushinga mugeze hagati. Reka Na banki yanyemereye miliyoni 15. 15. Ngiye ni umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi. Tuzorora ingurube duhinge n'ibirayi. Njye na we nande? Njye nawe n'abana bacu. Uzabikorera hesera muri uyu mujyi ko batoreramo ingurube. Birumvikana ntabwo twakorora muri uyu mujyi. Tugomba kujya ku ntebe y'ingwe. Niho tugomba kororeza ingurube zacu. Ku ntebe y'ingura hakunda. Ese ko hakunze ubu ushaje kandi ukiri umusore ntiwahitezaga ntiwanahatekerezaga, ni impamvu ukiri kwibanda ku ntebe y'ingwe. Erega buriya mu majensi umunyarwanda yarabivuze, amazi arashyuha ariko ntiyibagirwa iwabo mbeho. Ku ntebe y'ingwe ni iwacu. Aha, none se katurebe miliyoni 15. Ubizi miliyoni 15 bazaziduha? Barazinyemereye. Aha, cyangise kugeza ubwo basi umuhanda agenzwa n'amahoro, ahubwo ndashaka telefone ya Cece. fone ya Cece kwinjira udakomanze undi sura yishakira iki? Hafi ya koko ndumiwe, ndinda nkomanga sano ni wawe. Ako mu kinyabupfura abantu bakabaye baratojwe wakabanje kanadusuhuza. Ngiye ndakugomba ikinyabupfura wowe nkandese kuko habaye iki? Ahubwo please wintinza rwose mpeza telefone ya Cece gira vuba. None se nyiguhe ugiye kujya kumureba? Ngiyeyo kubera ko akeneye imyenda yo kwambara na telefone nyine birumvikana. Basi se turajyana? Oya gore ntawe tujyana rwose, horaguma hano. Kubera iki utajyana nanjye? Hako se nkawe kumba nuri umukobwa w'inkumi gute udaciye akenge koko? Cece afunzwe kubera musaza wawe, ubwo ntacyo wumvamo? Ndabyumva ni umuntu mubi uba wigira mwiza, ariko twajyana kumureba. Umva rero Goreti, ndi wowe nareba kure nkamenya ikizakurikiraho nkareba icyo nakora. Ndabyumva ninjye uzakurikiraho. Nkuko Cece yabarengana, ahubwo icyaba cyiza umuntu yamenya ukuri. Sheri, ese neza? Meze neza ubibona se? Kabisa. Ese bebe, inzozi zawe kuri njye nizi? Sheri nyine inzozi zanjye ni ukugukunda kugeza ku iherezo. Ibyo bivuze ko mu gihe ugihumeka ko utazigera ndutisha umuntu n'umwe kuri iyi si. Sheri kamubwire, ni ukuri nta wundi musore wakuruta kuri iyi si. Uri byose muri byose kandi urihariye muri njyewe. Sheri, urakoze cyane. Nawe urihariye cyane kuri njyewe. None se Sheri ubona nihariye gute? Sheri, umukobwa mwiza nkawe w'uburanga, umukobwa w'umunyabwenge, umukobwa mwiza. Urumva sinzi uko nabivuga. Urihariye pe, urinze no kwiharira. Urakoze cyane bo, nizeye ko utazambabaza. Sheri ntabwo nabikora, ahubwo mfite ubwoba ko ari uzambabaza. Ega Sheri umuntu akora ibyo yatekereje, nk'ibyo rero ntabwo nakwirirwa mbitekereza, umura ntabwo nzakubabaza pe. Ubwo sasa wowe rero urumva ko bari kumubeshyera? Ntacyo nkwijeje. Bamubeshyere cyangwa bamureke, n'ubundi wapfuye ntazazuka. Cece agomba rekurwe. Mvuze ngo ni ukuvuga ko no gupfa kwe nta nicyo bikubwiye. Nawe ushaka ko umusaza wapfa? Ubwo koko urumva nashaka ko umusaza wanjye apfa? None se ubwo koko nta n'ubwenge ufite bwo gutekereza kwihorera? Singatekereza ibimeze bityo, kuko ijisho ntabwo ryahorwa irindi. Urinjije inyuma y'injiji, uri umwana cyane. Wagakwiye gutekereza ukahorera musaza wawe. Mwisi abagira umutima w'imbabazi ni bakeya, ariko kubabarira ni ubutwari. Sheri,
ko ngukunda ni mama kandi nakubwira ko umaze kwinjira mu mutima wanjye. Erega be n'ubundi ninjye winjiyemo mbere yawe. Ahubwo se be ko tumaze iminsi tutarahembwa kandi nkaba nshaka telefone waba ngurije amafaranga ngura telefone. Nonese sheri ukeneye telefone imeze ite? Ibintu byose ntunze ari ibyawe. Sheri urabona nyine nkeneye telefone nk'iya 250. Sheri 250 c'est très simple. Ibyo ndaza kubikora kabisa ugira ikibazo. Urakoze cyane bro. I love you so much. I love you too my love. ariko kumbwiye ngo ku ntebe y'ingo wabonye y'abakozi warambagijeho umurima unoze wagiyeyo ryari? Oya ntabwo nagiyeyo, hari umuvandimwe nahamagaye kuri telefone ambwira ko azamwifashamo. Ariko se urambura ngo hano ugiye gushora amafaranga na gutya wewe warahamagaye ntabwo wigiriyeyo? Mama James, imyaka myinshi ishize nagera ku ntebe y'ingwe ntabwo napfa kujyaho ntafite amafaranga kandi urabizi ko nasize abana 2 n'umugore. Ndumva uyu mushinga ahubwo ari uw'abana wateguye wasize mu cyaro, naho ibyo business nta mahirwe ndi kubiha. Mama James, ntukwiye kugira impungenge, uzi ko nyine baba ari abana yapfuye, barabanangira nawe ibibazo kubera ko ntagiye gushingura nyina. Ubu niwe ngomba kwitaho, wowe n'abana bawe. Umushinga ni uwacu. Abo bana ubaheruka ryari? Nyina wabo ntiwamushyinguye, n'abo bana ntuzirengero ryabo ubibutse uyu munsi ugiye gufata amafaranga. Ntabwo ari amafaranga, ariko amafaranga abonetse nako ububyeyi kaba kanyarutse, nta kintu ukora ko ububyeyi kaba kanyarutse. Ubwo ko ububyeyi kagarutse rero ku bana wataye kera, ubwo ushaka indi ngwate gutya, iyo ngwate y'iyo nzu yanjye uyibagirwe. Hanyuma imyenda nazanye na telefone n'abana bameze neza mu rugo nta kibazo ndetse no mu kazi biragenda. Sawa urakoze cyane wabishize. Polisi yabibitse buriya iraza kubigura. Yego barabimpa. Ikindi kandi rwose humura ndizera ko utari butinda hano reba byose ukuri kuraza kujya agaragara ufungurwa. Nta cyizere na gike hasigaye ko ibyaha bindegura bitse ibyaha bikomeye. Uyoboye humura cyese hari ibyo wakoze kandi ndakuzi neza ko udashobora gutinyuka gukora ikintu nk'icyo ngicyo sibyo? Humura rwose. Yewe babaye bumva ko nobikora sinobaye ndi hano. Ikintu cyose cyarahagaze hano saha. Oya wereka gutakaza icyizere, muza wihangane rwose kandi ukomere umutima, ndabizi urabishoboye. Yego urakoze cyane. Ngomba kwita kuri Goreti na Gaju baze bicwa n'inzara. Goreti murabi cyane kuri ibishoboka byose asubire ku ishuri ntabwo mucikana cyane n'amasomo. Ibyo ndabikora bigira ikibazo ndabamenyera buri kimwe rwose. Ariko bavyo ubu ko baba wasabye miliyoni 3 zo kuja kuzana kuri Uganda, Peter nawe akaba yasabye izindi 3 ambwira yuko hari amakuru y'inyezewe afishe ubu kandi mukaba mubana mu nzu ndamenya ukuri n'ukuri. Sha rero ibyo byo muri Uganda nanjye rwose nabibariwe, gusa niba ufite ukuri kuri Peter ukaba ufite n'amajwi amufashe numva ari ikimenyetso gifatika ntaho azabicikira. Nibyo barazinyemereye, turazizeye izi bazaziduha. Okay, courage. Impani zabibemo. Ngaho se mbwira ukuntu uzabikora. Umushinga wawe ukuntu uzawugenza. Nabonyemo ingurube, nizo nabashije kubona. Ibindi nibyo. Utiki? Umushinga wanjye. Ariko se kuki uvuga ngo ni umushinga wanjye kandi ari uwacu? Erega nuko mbona wabishishikayemo cyane, haba nabita uwawe. Ngaho nyibwirira ariko ukuntu uzabigenza. Uko biteye rero Seza na ndibi. ingurube
izatwara miliyoni 5. Aho tuzubaka ikiraro cy'ingurube ku ntebe y'ingwe n'umurimo unoze wo guhingamo ibirayi nyine ibirayi bya birayi. Ndabyumva ku ntebe y'ingwe urahibanda ndabizi. None ahangaha rero tugeze mu ifumbira mbona wanditse iyi modoka uzayigura ndabikumvisha. Aha ndabyumva njye nakubwiye ngo hano turacyari hano ku ndahagera umurimo tuzagura miliyoni 1 kuko tuzabatisha umwaka wose. Nta mirima se dufite tuzajya tujya kuwatisha. Navuze umurimo unoze kuko iriya yacu tutahingaga nta kize tuyifite uko yaba imirima myiza twakuramo umusaruro. Impamvu nashizemo umushinga w'imodoka tuzagura pickup yo gutwara ifumbire ergiza gutwara n'ibirayi twabyejeje ya yindi iza kuba igihari cyangwa tugiye no kureba ibirayi bimeze uko abakozi bari gukora. Tugomba kugera tuzamuka n'iyi modoka izadufasha muri uyu mushinga wacu. Ibi biramutse biciyemo igiterane n'iki rwose miliyoni 15 ngize. Urumva umugore mwiza kutamwenyura kudasekaza. Nzamwenyura ariko mbonye ibi byose bigiye mu buryo. 15 ni nyinshi ariko bisaba gukora cyane. Ese bu nanu ntabwo urambabarira. Wowe ntubabarira usabona izo mbabazi zava nubwo bugira mbura basi byibura bwarimo nongera mbara amahirwe yo kwitwa umukunzi wawe. Nta mwanya mfite wo gukina n'amarangamutima nkayo. Never. Iki ni cyo gihe cyo kutareba ku ruhande kwanjye nawe. Byemere please wongere unyere ku mutima w'urukundo. Ese bura nakwizera nko kutazongera kumbabaza. Mugomewe kuri n'umuhemu. Ntabwo nzasubira habe na gatoya. Nizera rwose pe. Reba nta mwanya munini bisaba kubikora kuko ndagukunda urabizi ariko waranzinuye icyo ukiza. Erega niyo mpamvu najya nkubwira ko ntazasubira. Ntungire imbabazi rwose nzakwereka ko nahindutse pe. Nzakwibagiza hashize habi kandi n'ukuri nzagushima utishyikira. Nta kibazo niyo amagambo uvuze kuvuye ku mutima. Bless you. Bless you too. And trust me, ko niko kuri pe. Nkuguyeho gatoya. Maze iminsi mpamagara telefone ya boss wawe. Nkice mu byagenze bite? Boss wanjye uvuga nde? Sugira aba boss bangahe? Cyenda vuga Cece. Ese. Cece nyine arafunze. Amaze igihe kitari kinini afunze birumvikana ko telefone itariho buriya ntabwo amubuze. Ese. Buriya Cece arafunze. Azirikiza. Nanjye sindamenya ngo azira iki. Gusa nyine icyo nzi cyo nuko afunzwe. Arambabaje cyane disi. Nese hari ibyo mwapangaga ko mbona ubabaye cyane. Cyane nabonaga Cece yitonda. Kandi yari yaranemeye Sister Tony internship. Rero urumva ko byose bipfuye. No, ntacyo mbura na bo. Urabizi ko I can do anything. Kandi muri iki gihe Cece adahari ngubu ninjye wasigaye mu nshingano ze, so nagufasha icyo nshoboye cyose kabisa. Uzabwire tunaze nta kibazo. Thanks. Gugu ni wowe mbaza umwana uri ndavuga Goreti. Teta Goreti ntabwo tugeze tubonana muri Kigali. Kandi nanjye si umunsi igihe agafunguzo niba gahari. Mvuga ko Goreti ananiye rero burundu yagiye n'ahandi ntazi ntabizi ngo aje Kigali asanze Gugu. Ako gafunguzo pas possible. Ntabwo byumvikana. Goreti ninde se wamutwaye ako kamodoka kasaga gute?
narabibariye rwose nawe banzaniye agafunguzo bampa n'ayo makuru kandi na Goreti twaravuganye nyuma ngira ko ari Kigali yagusanze Kigali urumva hawundi namubaza wumva utari wowe rero yaje gusanga ko nawe yagiye Goreti yakubwiye ko yambonye muri Kigali cyangwa ngira icyo ushaka kumbwira ahubwo wabagaye ibyo kumbwira ibyo Goreti yavuze ubu tugomba kumenya aho Goreti ari vuga ngo twavuganye iki niba utabonaga nawe Kigali akaba atari hano tugomba gushaka Goreti. Goreti wambwira imodoka yarimo abantu ki ukambwira niba yarakubwiye koko yarambonye muri Kigali. Goreti ntabwo yambwiye ko mwabonanye ariko kuko yambwiye ko yageze i Kigali amahoro kandi ameze neza kandi nzi ko ari nawe uri numvise ko ari kumwe none se mama Teta hari byinshi waba waramenye kuri ako kamodoka kaje gutwara Goreti niba na plaque mwaba hari umuntu waba warayimenye rekera ahubwo njye amakuru bampaye akamodoka kari ubururu kaje karimo umukobwa mwiza pe karimo na wa muhungu wino witwa Peter ubi Kigali n'umushoferi abo bantu batatu nibo navuga ko bajyanye Goreti naho ngaho hari icyo se bifashije ku buryo twumva ko Goreti nta kibazo abo bantu baba bazi muri Kigali ku buryo nakumva ko ntabwo agafunguzo gusa mutereriye turaza kubikurikirana none ntabwo nakoze urugendo rurerure reka nk'agafunguzo ukurikirane amakuru ya Goreti niba udafite n'amayinite mutize telefone telefone ndayifite icyo nafite ndi gukora kuri simukadi nshyashya umuntu wayimpaye nta kibazo gusa niba ari ako kamodoka kari karimo Peter wa musore w'inaha agafunguzo Harrison ni amakuru ubu rero naringiye ku kazi ariko aho nzamara ibyumweru bibiri so nari navuganye na Afia ambwira yuko wajya kuri office ugatangira internship yego no Afia nta kampani afite ariko buriya nyuma y'uko Cece afunzwe yamusigariyeho ku office akorera mu ya Cece abantu byanshiyeho ahubwo nongeye kukubwira ko Cece afunzwe ariko yarafunzwe arazira ngo umuntu wabaga iwe sinzi isano byari bihari ariko yari umukozi yari icyo ariko arazira umuntu wabaga iwe rwose sawa ibindi tuzabivuga na buriya nagarutse sawa nose ako Peter ntawe koko kubera icyo utagira ubwenge nzakugirira ariko ubwenge uvuga ntagira no bumeze bute ibintu byo kujya kwa Cece miliyoni 3 wabikuye he n'inda bigutumye hako hafi rega kunsetsa nawe none se ko naje kuzigusaba wowe ninde wari wazintumye uraseka none nta nisoni uzwi ibintu byose wavuze Cece yakuri kodinze none bitwaye ki niba yarandi kodinze cyangwa mbikore iki ubuse ko Cece yakureze yifashishije amajwi yakuri kodinze urabigenza ute yandeze burya se yarandeze koko yego kandi cyane none se burya twaganiraga ariko mfata n'amajwi yari yafashe nyine nase ubigena rero mbivuga mvuga ndi kuririmba ndabigenza none rero ndumva nta kintu nzengeye gutoroka oya Peter we humura nta mpamvu yo gutoroka none niba umbuza ngo nteye gutoroka tubigenza gute
kuko urumva niba agiye kubishyira hanze ngiye gukurikiye ubwo nanjye ngiye gutoroka cyangwa umbwira ukundi kuntu tubigenza kugira bive mu nzira. umva wowe genda wicara utuze ngubu telefone yacu narayifashe nsibama ari kodi yose ariko nayo barimo birumvikana. ubwo se usanze hari ahandi yayabitse. yitonde ariko wowe uzajya kuri polisi ntugire icyo kubaza byose ubihakane kuko nta kimenyetso afite azerekana. aha byaba ari sawa kabisa waba warakoze umuti turucitse ibindi byose twazabikora neza. fata chance kabisa nicyo nkwemerera rega uri umumabuja mwisi. ibyo ubyemera ndiga nicyo kibazo cyane kutemera. ariko ubu noneho ndemera.